Yes, nanone twongeye gushimira Kristo, yongeye kuba inzira mu buzima bwawe, yongeye kuba buhungiro, yongeye kuba byiringiro, ikindi kandi gikomeye no kurushaho, yakurinze kuba umuhigo w'ibyaguhigaga, si uko wari atome, ntabwo ari uko bitari kukubona, ariko yakurengeye icyubahiro n'icy'umuremyi. Uyu ni umunsi mushya n'andi mahirwe akongereye, ni umunsi wa 260 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Dore iki ni igihe cyo gutera intambwe nshya nanone. Umva rero, ongera umuhate n'urukundo mu byo ukora nimba ko kubikunda. Igitabo cy'imigani igice cya 6 umurongo wa 6 kugeza ku wa 8. Wa munyabutewe, sanga ikimonyo witegereze uko kigenza, kandi ugire ubwenge. Ntikigira umutware cyangwa igisonga cyangwa shebuja, ariko gihunika ibiryo byacyo mu cyi, kandi mu isarura kikishakira ibigitunga. Iryo ni ijambo ry'Imana, ni ijambo ry'umunsi n'intambwe nshya. Ese wari uzi ko ikintu cya mbere giteye ubwoba atari ugutsindwa mu bintu ukora? Igiteye ubwoba rero ni ikihe? Buri ikintu giteye ubwoba kuruta kuba watsindwa mu byo wagerageje gukora, ni ugutsinda ariko urimo ukinira ikipe y'uwo muhanganye. Ntabwo gukina ukinira uwo uriwe, ukinira indangagaciro zawe, ukina kubw'ibigomba guhesha ishema ubuzima bwawe n'ahazaza hawe, kurwanira ubuzima bwawe, kurwanira igiti cyawe, kurwanira inyungu zawe ugatsindwa. Ntabwo icyo ari ikintu giteye ubwoba, ahubwo igikwiye kugutera ubwoba ni iki ngiki: ni ukurwana ukanatsinda. Ariko iyo nsinzi urimo wishimira, iyo nsinzi urimo userebura, ukayiserebura wakinnye mu ikipe y'umwanzi wari waguteye ariko utari ubizi. Abantu benshi bari gukina mu ikipe y'umwanzi wabateye, bari gutiza umurindi umwanzi wabateye, insinzi ikaboneka mu ikipe barimo, ariko batazi ko uwo batsinze ari bo ubwabo bitsinze. Satani ntabwo azigera aza ngo agukuremo icyo Imana yagushyizemo, ariko igihe cyose azakuryoshya akureshya kugeza wowe ubwawe umwihereye master key y'ibitekerezo byawe, agutware ajya gukoresha ibyo ushaka. Let me show you this. Irari rimeze nk'agaheri gato kaza ku kirenge cy'umuntu, ugatangira ugashimashima kugeza kabyimbye, kakazavamo ikibyimba, kigaturika, kikakuviramo umusebe, kikuviramo igisebe kinini cy'umufunzo. Urwana nacyo, uwahoze agenda agatangira gucumbagira, uwahoze yiha agatangira gutega amaboko, uwahoze yishoboye agatangira gusabiriza, uwahoze akomeye agatangira gukuruza inda, uwahoze afite ibyiringiro agatangira kurara adasinziriye, uwahoze ari umuntu ukomeye ukabona arandagaye. Nta kindi kibiteye, kuko atabaye maso ku buzima bwe. Yewe, reka Imana igaruke idukoreho. Vana ibyiringiro ku bantu, ubishyire muri Kristo ku cyo waba ukora cyose. Witinya kugira icyo ukora ngo kuko utabona abantu bagomba kugusapotinga. Wowe kora ikintu kizazana abantu. Buriya kwiringira umuntu, gufata ibyiringiro byawe ukabishyira ku muntu, bisa nko kujya mu nzu bashyizemo installation y'umuriro, ubona purizi zihari, aho bacanira hahari, amasoketi ahari, ariko umuriro batarawushyiramo. Noneho wowe kuko nta makuru ufite, ugafata ya cagi yawe ugacomeka muri purizi, ugasigaho telefone ukigendera, kandi nta muriro urimo aho ngaho. Kwiringira umuntu
bisa nko gucomeka telefone yawe muri purize itagira umuriro ariko wowe uzi ko urimo. Ntabwo nzi ngo byagutwara igihe kingana iki utegereje ko fone ijyamo umuriro ntuzigere ujyamo. Kwiringira umuntu, kwiringira umuntu. Icyampa Imana ikongera ikagushyiramo umwete wayo. Icyampa ubwiza bw'Imana bukongera bukakuzaho. Icyampa ijwi ryayo rikongera rikagusura. Icyampa ubwiza bw'Imana bukavugurura ibitekerezo byawe. Ndagira ngo kandi nkwibutse, availability doesn't mean capability. Kuboneka cyane aho hantu ntibisobanuye ko ufite ubushobozi bukugira umuntu ukenewe. Sinzi ahantu uri kuboneka cyane ngo ubu nahangayitse iyo utari kuhaboneka. Kuko ushoboye cyangwa kuko kuboneka aricyo cyonyine ahubwo ushoboye gukora. Ukeneye kubaka ubuzima bwawe. Shaka ikintu nawe cyatuma uhuga. Ntabwo iminsi yose ari uguseka, ntabwo iminsi yose ari ukuryoshya. Nibyo Imana itanga ibyishimo, ariko nanone umubiri utabira icyuya ntabwo uba ukora siporo, nta nubwo uba ukora ibituma amaraso ashyuha. Iki ni igihe check up again. Ugeze he uyu mwaka ko ugeze kure? Who are you? Ni ibiki ukora, ni ibiki ushaka gukora? Nimba utaranabigeraho, ni iki kigaragaza ko byibura wari urimo wubaka foundation? Nimba utaranayubaka, imisingi wacukuye byibura irahari? Nimba utaranayicukura, byibura umaze kubonaho ikibanza kiri? Si ngombwa ngo ubu ugifite, ariko byibura have you made any search? Revive yourself. Renew your mindset. This is your time. Don't waste your time. Urakoze Yesu. Urakoze Yesu. Urakoze kubw'amahirwe ya kabiri utanze mu buzima bw'umwana wawe. Urakoze kubw'iyi ntambwe nshya. Urakoze kubw'uyu mugisha. Urakoze kubwo kwiyerekana nanone. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen.